ngo nari ntetse ariko ntegereje yuko bishya hanyuma ubundi nyine nkagabura. Hari ikintu maze iminsi nibaza, mwa bagore mwe mugere no tuganire. Mwabonye ukuntu ugira gutya umugabo w'umuhehesi akaza kuguhehetaho, kandi afite umugore kandi ni inshuti yawe, arabizi ko ari inshuti yawe umugore we. Wamara kumubwira utoya ntabwo naca inyuma umucuti wanjye kandi urabizi yuko ari mucuti yanjye, akakubwira ngo kuguho igira ibiki ngo hanyuma se ubwiwe n'iki ko atanca inyuma. Wamubwira utoya ngiye ntabwo nabikora ndi inyangamugayo, agahita agenda agapostinga ari kumwe n'umugore wawe ngo umushere wanjye my sweet dutandukanye nta wakundutira genda gukunda. Ugahita wibaza igihe yazaga kugushinga akubwira ngo aragukunda ngwino mugire ibyo mukora ukamuhakanira. Yarayobewe yuko uwo mugore bari kumwe kujya kukwereka se ko mukunda ko ntawamurutira. Abagore mwikwemera kuba amatorosho baza kwihanagurizaho imyanda, nimwiha agaciro, wisenyera umugore mugenzi wawe. Tekereza kuba uri kumwe n'umugabo akagutereta yarangiza agahita akubwira uretse ko tuhashera arahamagaye. Se we mugira imitima imeze gute bagore b'ibivamvara? Abagore mwebwe abagore murongorwa n'abagabo b'abandi mugira imitima imeze gute? Izwo mugira imitima nk'iy'abarozi. Umurozi niwe ujya kuraguza akakoroga ntupfe, ejo agasubira akakoroga ntupfe ntarambirwe. Nawe burya iyo umugabo ari kugusoma ari gukora ku ibere yarangiza akubwira ngo buretse nitabe sheri, uba wumva umeze ute? Yarangiza agahita postinga kuri status ko umugore wanjye ntawe ukundutira uri igitangaza. Burya iyo ubibonye wumva umeze ute? Hanyuma namwe mw'abagore mwe mufite abagabo, reka kujya ku mugore mugenzi wawe ngo ujye kumuratira ko ufite umugabo w'igitangaza, ufite umugabo utaguca inyuma, ufite umugabo w'inyangamugayo, kuko burya urya uri kubwira abitse byinshi nuko adashaka kukubwira. Komanda yajya tabara ngo pe Yesu we, mugabo wagera igitangaza kandi yakujujubije amanywa igitondo nimugoroba nagusinzira akumereye nabi ngo umuhe igitsina. Buri wese azajya yimenyera ibye, uri wenyine imenyera ibyawe usenge, uri kumwe n'umugabo imenyera ibyawe nta nshuti y'umugore ibaho. Uramubwira uko byagenze akaba ari we ujya kukuraguriza akaba yanagucishaho, cyangwa ukaba uri kumubwira uko byagenze agashaka kukubwira tuwakubwira uko ngiye byagenze. Mumenye guceceka abagabo banajye we, bega ni ukuri kose umugore wanjye ntakikigenda, ubona ukuntu kimeze nk'igifuka. Umugore wanjye agahita kugira shitani, wamuhakanira ati ngewe sinjya mpemukira bagenzi banjye, agahita postinga sheri ndagukunda, agahita amusohokana akamwerekana ari kumumye ngo ntawakuruta kandi yajujubije umuntu ngo aramushaka. Iyi se sigaye ari filime we, ubuzima busigaye ari filime. Jyewe nasetse rapfu izwara igihe umuntu wicara akareba ibiri kuba. Mana tabara itorero ryawe pe kandi utabara ingo. Yesu we mbe nakoreka njye guteka sha bidashirira have ngaho gusa yire yabyanshanze ngaho bye.